twongeye kubasuhuza mwese abadukunda kandi mudukurikira. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Muri uyu mwanya reka dufatanyirize hamwe gukurikirana icyigisho dutegurirwa mwene data Bimenyimana Ildefonse. Tubarakiye kugira ngo muze kudukurikirana nk'uko bisanzwe, kandi tuzi ko ibyigisho tunyuzaho byagiye bibagira umumaro, ndetse n'ibindi turimo kubategurira imbere tuzi ko bizagira icyo bimarira imitima y'abadukurikirana kuri uyu murongo. Rero reka tumwakire kugira ngo adufashe mu cyigisho yaduteguriye. Reka tubanze tumuhe ikaze. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Nitwa Bimenyimana Ildefonse. Tukaba tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ubutumwa bw'abamarayika batatu buboneka mu Byahishuwe igice cyaho cya 14. Turaza kuva ku murongo wa 6 ndetse turaza kugera no ku murongo wa 9, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku murongo wa 8 aho basobanura ku bijyanye no kugwa kwa Babuloni. Ni ngombwa rero ubwo ndumva twabanza gupfukama hanyuma tugasenga. Data mwiza muremyi wacu, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Twongeye kugushimira uburyo dukunda kandi ukatwitaho. Twongeye kugushimira uburyo watwohereje ijambo ryawe kugira ngo ribashe gukiza imitima yacu, kugira ngo ubwo ugiye kuza tuzarushaho kubana nawe. Turi mu isi igoye, isi irimo ibinyoma byinshi, isi itita ku kuri kwawe, ariko turakwinginze kugira ngo ukomeze kutwohereza imbaraga Mwuka wera, ukomeze kuduhishurira ibidasobanutse kugira ngo turusheho gukomeza kubana nawe. Kandi twongeye kugusaba kugira ngo ababasha kumva iki cyigisho nabo bazabashe guhindurwa nacyo, kandi natwe tuzakomeze gukomeza kuyoborwa n'urukundo rwawe. Ngaho ngwino udufashe kandi ukomeze kubana natwe, ibyo dusaba twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko tubibona tugiye gusoma mu Byahishuwe, ni igice cyaho cya 14. Turahera ku murongo wa 6. Amagambo turaza kuyasobanuza igitabo cy'intambara ikomeye. Abavandimwe benshi twagiye tuganira, twagiye tubereka ibitabo tugomba gusobanuza Bibiliya ku bantu bizera ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bya Ellen G. White. Twabonye rero ko hari ibitabo 5 dukwiye kwitaho kugira ngo bijye birushaho kudusobanurira Bibiliya byimbitse. Hari igitabo cy'intambara ikomeye, hakaba igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, hakaba igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, hakaba igitabo cy'abahanuzi n'abami, ndetse hakaba n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ariko cyane cyane tugiye kwibanda muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, kuko ubuhanuzi tugiye kwigamo ni ubuhanuzi buri mu Byahishuwe. Igitabo cy'intambara ikomeye twongera kubibutsa yuko gifite ubusobanuro, gisobanura igitabo cya Daniyeli ndetse kigasobanura n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Rero ariko twongera kubona ko igitabo cya Daniyeli nacyo mu bahanuzi n'abami harimo igice cya mbere kugeza ku gice cya 6. Ubusobanuro bwacyo buri muri icyo gitabo cy'abahanuzi n'abami, ariko tugiye kureba mu gitabo cy'intambara ikomeye. Turiga Ibyahishuwe igice cya 14, hanyuma tugisobanuze iki gitabo cy'intambara ikomeye. Turaza kubonamo ibintu byinshi bitandukanye. Turaza kubonamo ubutumwa bwa marayika wa mbere mu buryo bwirengagijwemo. Turaza kubona ubutumwa bwa marayika wa kabiri, igihe ubutumwa bwa mbere mu marayika wa mbere bwari bumaze kwirengagizwa, hagakurikiraho ubutumwa bwa marayika wa kabiri, ndetse ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri bukurikirwa n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. ariko ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu bwo bufite ubundi busobanuro, ariko nabwo buri muri iki gitabo cya Daniyeli
muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, noneho ubwo ngubwo nyuma y'ubutumwa bw'abamarayika batatu haboneka imisaruro ibiri, aho Yesu Kristo ku musozo w'ubwo butumwa azaza gutwara abantu be. Ariko cyane cyane turaza kuganira ku magambo ashingiye mu byahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8, aho basobanura ibijyanye no kugwa kwa Babuloni. Turaza kwinjira no ku gice cya 18, aho turaza kureba iherezo cyangwa se umusozo w'ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8, aho basobanura ibijyanye no kurimbuka kwa Babuloni, dore ko tugiye kubanza kureba muri iki gice turaza kureba Babuloni yariyo twifashishije intambara ikomeye. Ubwo rero ndumva twatangira gusoma. Hano baratubwira ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubwo duhereye byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6. Baratubwira ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amahanga yose, avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana, mwihimbaze ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ubutumwa bwa marayika wa mbere hano mu byahishuwe mu gitabo cy'intambara ikomeye babisobanura ku ipaje ya 274. Baratubwiye ngo ubutumwa bwa marayika wa mbere bwo byahishuwe igice cya 14 buvuga iby'igihe cy'Imana cyo guca urubanza, kandi bukaba burarikirwa abantu gutinya Imana ndetse no kuyikuzo. Bwatangiwe kugira ngo butandukanye abavuga ko ari ubwoko bw'Imana n'ibyangiza by'isi, ndetse no kubakangura ngo babone imiterere yabo nyakuri yo gutwarwa n'iby'isi no gusubira inyuma. Imana yohereje itorero ryayo ubutumwa bw'imbuzi ibinyujije muri ubu butumwa, kandi iyo bwemerwa bwajyaga gukosora ibibi byatumaga abagize itorero batandukana nayo. Iyo bakira ubutumwa mvajuru bagacisha bugufi imitima yabo imbere y'Uwiteka, kandi bagashaka kwitegura kuzagaragara imbere y'Umukiza babikuye ku mutima, imbaraga y'Imana na mwuka wayo biba byaragaragariye muri bo. Itorero riba ryarageze kuri wa mugisha w'ubumwe bushyitse, ukwizera n'urukundo byariho mu gihe cy'intumwa, igihe abizera bari bahuje umutima kandi bakavuga ijambo ry'Imana bashize amanga, bityo uko bukeye Umwami Imana ikabongerera abakizwa. Hano baratubwira ngo abantu kugira ngo bagaruke ku rufatiro rw'itorero rya mbere ni uko bakitaye ku butumwa bwa marayika wa mbere. Hano bagakomeza batubwira ngo iyo abavuga ko ari ubwoko bw'Imana bakiraga umucyo nk'uko barasira uturutse mu ijambo ry'Imana, bagera kuri bwa bumwe Kristo yabasabiye, ari bwo intumwa Pawulo yise ubumwe bw'umwuka mu murunga w'amahoro. Pawulo avuga ati, hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagara ikirengero kimwe no guhamagarwa kwanyu, hariho umwami umwe no kwizera kumwe ndetse n'umubatizo umwe. Aya ni amagambo Pawulo yanditse ari mu Befeso mu gice cyaho cya 4, yasobanuraga buryo ki itorero ry'Imana iyo riba ryaritaye ku butumwa bwa marayika wa mbere ryakabaye rimeze. Hakabaye hariho umwuka umwe, hariho guhuza, hariho kwizera kumwe. Ariko ikibazo nibaza ni iki, ndetse namwe mbararikira kugira ngo namwe mugitekerezeho, ni ukubera iki hariho amatorero menshi, kandi ayo matorero menshi akaba atandukanye mu myizerere. Umwuka si umwe, kwizera si kumwe, kuko iyo bafite kwizera kumwe bakabaye Bibiliya niyo yakabaye bayoboye, bakabaye bose bari guhuza. Gutandukana kw'amadini ntabwo kwakabaye kuri bo, bitewe n'uko abantu bayobowe na Bibiliya. Bakagize kwizera kumwe, bakagira umwuka umwe, bakagira umubatizo umwe, ariko ibyo byarahabanye bitewe n'uko abantu batitaye ku cyo Bibiliya ivuga. Rero barakomeza baratubwira ngo ibyo rero bimaze kubaho, ni ukuvuga yuko kubera ko abantu bagenda babyirengagiza,
hari akaga kahise kaboneka, ariko hari ibyo badusobanura bakatubwira igishobora kuba cyatuma tugaruka kuri ubwo bumwe kugira ngo tugaruke ku butumwa bwa marayika wa mbere. Baratubwira ngo ibyo nibyo byiza byuzuye umugisha abantu bemeye ubutumwa bwo kugaruka kwa Kristo babonye bakomokaga mu matorero atandukanye, ariko ibyabatandukanyaga bishingiye kuri ayo matorero byarasenywe. Imyizerere yabashyamiranaga yose ihinduka ubusa. Ibyiringiro bidashingiye kuri Bibiliya byavuga ko Kristo agiye kuza akamara imyaka 1000 ari umwami w'isi birarekwa. Ibitekerezo bitari iby'ukuri ku byerekeranye no kugaruka k'umukiza birakosorwa. Ubwibone no kwisanisha nabi si birashira, amakosa arakosorwa, imitima ihurizwa hamwe, kandi urukundo n'ibyishimo biraganza rwose. Niba inyigisho yarakoze ityo kuri bake bayakiriye, n'ubundi bayarakoze imeze bityo ku bantu iyo baba barayakiriye. Baratubwira ngo ibintu byose bidushyamiranya bituma tutumvikana byari bikwiye kujya hasi, noneho tukareba tuti ese inyigisho twiga zikomoka muri ayo matorero twakazisuzumishije Bibiliya tukareba niba impamvu ituma tudahuza, hanyuma ibyo abantu bubatseho bidafite urufatiro mu ijambo ry'Imana bigasenywa bigakurwaho, nibwo twabasha kugira ubumwe. Kandi ibyo koko niko kuri. Nawe muvandimwe urimo ubasha kunyumva, bitekerezeho neza niba koko ibyo biramutse bibaye abantu bafite kwizera kudakomoka mu byanditswe byera bakureka tugashingira ku cyo Bibiliya isobanura, twabasha kugenda kimwe, kwa kwizera kwaba kumwe, wa mwuka waba umwe, wa mubatizo waba umwe, n'ibyiringiro dufite byaba bimwe. Ikibazo nongera kubaza ni iki: none se amadini ariho ni menshi, aravuga ko ajya mu ijuru, ariko nta byiringiro bimwe, nta kwizera kumwe. Ayo madini azajya mu ijuru rimwe kandi atabasha kumvikana mu isi? Ese ko dusabwa imico yacu isabwa gukosorwa turi hano ku isi, tukazajya mu ijuru dufite kwizera kumwe n'umwuka umwe? Murumva iryo juru ryazaboneka abantu bakaritaha kwa kwizera kumwe nta guhari? Ni ngombwa rero kugira ngo turandure ibihindizo bya Satani. Turakomeje kubera yuko abantu banze kumvira uyu muburo w'ubutumwa bwa marayika wa mbere, niyo mpamvu hahise haboneka nanone ubutumwa bwa marayika wa kabiri busobanura ku bijyanye na Babuloni. Ndababwira yuko turaza kureba nanone Babuloni icyo isobanura, ndetse tukaza kureba n'ibiranga Babuloni. Hakurya turi mu gitabo cy'intambara ikomeye, turaza kureba nanone mu gitabo cy'intambara ikomeye. Reka twongere tugaruke muri Bibiliya ku butumwa bwa marayika wa kabiri. Ubwo twari tuvuye ku butumwa bwa marayika wa mbere. Baratubwiye ngo byashuwe igice cya 14 ku murongo wa 8, marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwaho. Baratubwira rero ngo iyi Babuloni ngo iraguye kuko ariyo yateretse amahanga inzoga, arizo ruba ry'ubusambanyi bwaho. Reka rero twongere twumve mu ntambara ikomeye ikintu basobanura kuri uyu murongo. Baravuze ngo mu kwanga umuburo wa marayika wa mbere, wa wundi twabonye wuko abantu banze kugira kwizera kumwe n'umwuka umwe n'umubatizo umwe n'ibyiringiro bimwe, bakanga kureka ibyo abantu batumvikanaho ngo bahuze kuri Bibiliya, ndetse abari bayobora. Dore ikibazo cyavutse ni iki ngiki: mu kwanga umuburo wa marayika wa mbere banze uburyo bwo kubazahura Imana yari yatanze. Basuzuguye intumwa y'Inyampuhwe yagombaga kuba yarakuyeho ibibi byabatandukanyaga n'Imana, ahubwo n'umuhati mwinshi bahindukira gushaka kugirana ubucuti n'isi. Aho niho hari intandaro y'iyo mibereho iteye ubwoba yo gusaya mu by'isi, gusubira inyuma ndetse n'urupfu mu by'umwuka byariho mu mwaka wo mu 844. Mu gice cya 14 cy'ibyahishuwe, marayika wa mbere akurikirwa n'uwa kabiri avuga atya ati,
iraguye Babuloni, umudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ijambo Babuloni rikomoka kuri Babeli kandi risobanura urudubi, rikoreshwa mu byahishuwe bavuga uburyo bunyuranye bw'amadini avuga ibinyoma n'ayahakana Imana. Mu gice cya 17 ho ubwo n'iki byahishuwe batubwira ko Babuloni yerekanwa mu ishusho y'umugore, ishusho ikoreshwa na Bibiliya nk'ikimenyetso cy'itorero. Umugore w'imico myiza ashushanya itorero ritunganye, naho umugore w'amaraya agashushanya itorero ridatunganye. Rero barimo baratwereka ko iri jambo Babuloni risobanura urudubi, cyangwa se bakongera bakatwereka ko ni amadini avuga ibinyoma ndetse n'amadini ahakana Imana. Amadini y'ibinyoma ni menshi. Hano baratwereka ko aya madini ni ukuvuga ngo yanze kwakira ukuri, nuko ahinduka abanyabinyoma bitewe n'uko batitaye ku ijambo ry'Imana ngo abe ari ryo ribayobora, ahubwo bajya inyuma yaryo. Buri wese azana ize nyigisho, n'undi azana ize nyigisho, n'undi azana ize nyigisho, ariko zidakomoka mu byanditswe byera. Noneho bituma habaho imyizerere myinshi ariko idafite urufatiro mu iyobokamana. Ibyo bihita bihinduka Babuloni. Hano tugiye kongera kureba ese Babuloni, ibi biri kuranga Babuloni ni ibiki? Noneho weho ukurikiye iki cyigisho wongere witegereze neza, utekereze neza, wibaze ngo ese ibi bintu ntago byaba birangwa aho mu itorero ndimo? Ese ntago ibi bintu byaba birangwa ahantu ndi? Nusanga ibi bintu biranga ahantu uri, utekereze neza, upfuka musenge, usaba Imana, kandi ubashe no guhindura icyerekezo. Wumvire umuburo w'ijambo ry'Imana rikubwira, ureke kwita ku magambo n'ibihimbano by'abantu. Baratubwiye ngo ikintu cya mbere hano kiri kuranga Babuloni turakibona hano mu ntambara ikomeye ku ipaji ya 280. Hano baratubwiye ngo uwitwa Weshibuni wari umuyobozi w'intara ya Wisconsin, ubwo yatangaga ubutumwa bwa buri mwaka ku itariki ya 29 Mutarama mu 1873, yaravuze ati bisa naho hakenewe itegeko ryo gufunga amashuri agaragaramo gukina urusimbi. Aya mashuri ari hirya no hino, ndetse n'itorero mu buryo ritagambiriye, nta gushidikanya. Rimwe na rimwe usanga rikora umurimo w'umwanzi, ibitaramo bigamije gusaba abantu impano, gahunda zo gusaba impano za tombora. Rimwe na rimwe bikorwa mu rwego rwo gufasha imigambi y'idini n'ibikorwa by'ubugiraneza. Nyamara kenshi iyo migambi nta gaciro iba ifite. Uribaza uti ese mu itorero naba ndimo cyangwa naho naba nsengera, ntago aba bantu baba bashobora kuba bakoresha ibitaramo? Ese ntago baba bakoresha za tombora kugira ngo bashyigikire umurimo w'Imana? Ariko impamvu ibi bibaho nuko kwitanga kuba kwarabuze k'umuntu ngo umurimo w'Imana ujye mbere. Iyo amafaranga abuze yo gufasha umurimo w'Imana, bantu bemera gushyiraho ibyo bitaramo na za tombora, ariko n'ababijemo ntacyo bunguka. Usanga rero ibyo bitaramo na za tombora nabyo ni bimwe mu bintu biranga Babuloni. Iriya mikorere yose ni inzira yo kubona amafaranga, kandi uyatanze ntacyo yungutse. Aha barabidusobanuriye. Nta kintu na kimwe gisenya imico mbonera cyangwa cyangiza intekerezo ku rubyiruko nko kubona amafaranga cyangwa umutungo umuntu atagize icyo akora. Kubera ko abantu b'abanyacyubahiro bishora muri ibyo bikorwa byo gushakishiriza ku mahirwe ndetse no korohereza intekerezo zabo, batekereza ko amafaranga agomba gutangirwa umugambi mwiza. Nta gitangaje ko urubyiruko rwo mu gihugu akenshi rwiroha mu ngeso iterwa no gutwarwa n'imikino ya tombora. Ibi rero baratwereka ko abantu batanze aya mafaranga nta kintu bunguka, kandi bakatwereka ko n'urubyiruko rwishora muri ibi bikorwa bya za tombora ndetse imikino y'amahirwe. Ariko ibi ngibi ni bimwe mu bintu biranga Babuloni. Dukomeje hasi, ubwo ni akagingo kamwe, reka turebe ikindi kintu cyongera kuranga Babuloni. Baratubwiye ngo
icyaha gikomeye Babuloni iregwa ni uko yateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwabo. Iki gikombe gisindisha iha abatuye isi cyerekana inyigisho z'ibinyoma Babuloni yemeye zikomoka ku kwifatanya n'abakomeye bo ku isi mu buryo butemewe n'amategeko, kugirana ubucuti n'ab'isi, kwangiza ukwizera kw'itorero rishushanywa na Babuloni, maze ku ruhande rwayo naryo rikayobya abatuye isi rikoresheje inyigisho zaryo zihabanye n'ukuri kumvikana neza kandi gushyitse kw'ibyanditswe byera. Roma yakuye Bibiliya mu bantu, isaba abantu bose kwemera inyigisho zayo mu mwanya wa Bibiliya. Umurimo w'ubugorozi wari ugendereye kugarura ijambo ry'Imana mu bantu. Ariko se mbese si ukuri ko mu matorero yo muri iki gihe cyacu abantu bigishwa gushingira kwizera kwabo ku mategeko n'inyigisho by'itorero ryabo mu mwanya wo gushingira ku byanditswe byera? Aha baratubwira ngo ikintu gikomeye itorero kugirana ubucuti n'isi, kwangiza ukwizera kw'itorero aribyo bishushanywa na Babuloni. Ese ntabyo uri kubona? Ese iyo utekereje muvandimwe, ngiye nkunda kwitegereza cyane nkareba nta bayobozi bo muri leta bafite inshingano muri leta kandi bakagira n'inshingano mu matorero yabo. Ese ibyo ngibyo utekereza ko byoroshye? Ninde muntu ushobora gukorera abami babiri ko na Bibiliya itubwira ko ntawe ukeza abami babiri? Ujya imbere y'itorero ukarahira, wajya imbere ya leta ukarahira, kandi ibyo ngibyo ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera. Ijambo ry'Imana ryemera ko niba wemeye ko ugiye ku ruhande rwa leta, genda ujye ku ruhande rwa leta nyine, ariko niba ugiye ku ruhande rw'itorero ujya kuyobora itorero. Ese ikibazo nkubaza, niba haramutse havutse ikibazo cy'uko ubwami bumwe bushobora kurenganya ubundi, urumva washyigikira ubuhe ukareka ubuhe? Ni ngombwa rero kugira ngo uhitemo gukorera ubwami bumwe. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu biranga Babuloni. Ikindi cya gatatu nanone kigaragara ku ipaje ya 281, baratubwiye ngo ni ku isubi ya kabiri hano muri iyi ntambara ikomeye. Igihe abigisha b'indahemuka bamamazaga ijambo ry'Imana, habonetse abantu b'intiti ndetse n'ababwiriza bavuga ko basobanukiwe n'ibyanditswe, maze barwanya inyigisho nzima bavuga ko ari ubuhakanyi, bityo bayobya abashaka kumenya ukuri. Iyo abatuye isi bataza gusindishwa n'inzoga bateretswe na Babuloni ku rwego ruhanitse, abantu benshi bajyaga kwemeza kandi bagahindurwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kumvikana kandi gucengera mu mutima, ariko kwizera kw'idini kumeze nk'ukujijisha cyangwa nk'ukuvuguruzanya, ku buryo abantu bagera aho batabasha kumenya ibyo batakwizera ko ari ukuri. Icyaha cyo kutihana kw'ab'isi kiri ku muryango w'itorero. Aha baratubwira ko hari abantu b'intiti cyangwa se abantu b'ababwiriza bavuga ko basobanukiwe n'ibyanditswe byera, maze bakarwanya ukuri bifashishije ayo mashuri yabo. Ariko ibyo ngibyo ngo babarwanya aba bantu abakozi b'Imana bagarura abantu ku murongo w'iki byanditswe byera. Noneho abantu b'intiti rero bakifashishwa kugira ngo bazimye kwa kuri kwari kubonetse, dore ko narwo rugamba umuntu aba ahanganyemo narwo muri iki gihe. Twabonye ko nta mukozi w'Imana uzakora atarwanyijwe. Hejuru ku gasubi kari hejuru baratubwiye ngo Roma yakuye Bibiliya mu bantu kandi isaba abantu bose kwemera inyigisho zayo mu mwanya wa Bibiliya. Umurimo w'ubugorozi wari ugendereye kugarura ijambo ry'Imana mu bantu. Ariko se mbese ni ukuri ko mu matorero muri iki gihe cyacu abantu bigishwa gushingira kwizera kwabo mu mategeko n'inyigisho by'itorero ryabo mu mwanya wo gushingira ku byanditswe byera? Ubwo Charles Baca yavugaga ku matorero y'abaprotestani yaravuze ati, bababazwa n'ijambo ryose rivuzwe rirwanya imyemerere yayo, nk'uko abapadiri bashoboraga kubabazwa n'ijambo ribi ribuzanya kubaha abatagatifu n'abapfuye bahowe kwizera kwabo.
amatorero y'ibwirizabutumwa y'abaporotesitanti yafatanye mu biganza cyane ku buryo muri yose nta muntu ushobora kuba umubwirizabutumwa aho ariho hose atabanje kwemera igitabo kindi kibangikanwa na Bibiliya. Ntabwo byaba ari ugukekeranya umuntu aramutse avuze ko ubushobozi bw'indongozi z'amatorero ubu bwatangiye kubuzanya Bibiliya. Mu by'ukuri nk'uko Roma yabikoze, nubwo babikora mu buryo butagaragara neza. Batubwiye ikindi gitabo kiyobora amatorero ngo cyitwa indongozi y'itorero. Ese amatorero ariho muri iki gihe nta ndongozi y'itorero agira? Ese ubundi ijambo kurongora cyangwa se indongozi, kurongora bisobanura kuyobora. Iyo urebye ni urugero ndi gutanga nko ku nka, iyo umuntu akubwiye ngo genda undongorere ziriya nka uzingereze mu rugo, ni ngombwa akubwiye ngo genda ziriya nka uzinyoborere uzingereze mu rugo. Ibyo rero bigaragaza neza yuko indongozi yaje ari umwanya wo gusimbura Bibiliya kugira ngo abantu bashyireho imiyoborere yabo. Ariko ndababwiza ukuri yuko Bibiliya niyo ikwiye kuba ari urufatiro rwa buri torero, rw'itorero ry'Imana, kandi akaba ariyo muyobozi. Kubera ko rero twayirengagije, abantu bashyizeho indongozi z'amatorero abayobora ariko zinyuranye n'icyo Bibiliya ivuga, ariko bakatwereka ko n'izo ndongozi z'amatorero nazo zikomoka i Roma. Ni ukuvuga ngo mu mwanya wa Bibiliya haza icyo gitabo nyine, ariko akaba aricyo gitanga umurongo ngenderwaho w'abitwa ko ari abakristo. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu biranga Babuloni. Rero twihuse, reka turebe mu byahishuwe mu gice cya 18 aho badusobanurira ibijyanye no kurimbuka kwa Babuloni. Ubwo Babuloni tumaze kubona iyo ariyo, noneho reka turebe n'urubanza izacirwa cyangwa se igihano izahabwa. Ibyahishuwe igice cya 18 baratubwira ibyirimbuka rya Babuloni. Ibyirimbuka rya Babuloni, ngira ngo umuvandimwe turi kumwe, Babuloni waba umaze kumva iyo ariyo, ndetse ukaba umaze no gusobanukirwa uko iteye ndetse n'icyayizanye. Ariko reka turebe irimbuka ryayo cyangwa se uburyo izarimbuka twifashishije Bibiliya, ndetse tukaza no gukomeza kwifashisha n'iki gitabo. Baratubwiye ngo hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo riba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'uwo mudugudu no kudamarara kwawo. Numva ijwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byabo, kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ni ukuvuga ngo uyu mudugudu Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Babuloni, aho mbere bakomeje batubwira ngo iraguye Babuloni, umudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, hano baratubwira ngo iyi Babuloni yateretse amahanga inzoga n'ubundi, ariko baratubwira ngo abantu bayirimo nibayisohokemo, abantu bayirimo nibayisohokemo. Ngira ngo Babuloni twayiganiriye imbere, mwumva iyo ariyo. None niyo maze gusuzuma neza ugasanga uri muri iyo Babuloni, yisohokamo winjire mu nyigisho y'ukuri. Rero reka twongere dusobanuze iki gitabo cy'intambara ikomeye kuri uriya murongo, hanyuma turebe n'ikibazo aba bantu bayirimo bagiye kuzahura nacyo. Baratubwiye ngo ni ku cyigisho kivuga isi ihinduka umusaka, ku ipaje yaho ya 457. Ariko ibyababera byiza ni uko mwazasoma muhereye ku ipaje ya 456. Baratubwiye ngo ariko reka duhere ku ipaje ya 456 mo hagati. Uko niko Babuloni izacirwaho iteka ku munsi ukomeye w'umujinya w'Imana. Yamaze gusendereza urugero rwo gukiranirwa kwawo,
igihe cyawo kirasohoye, igiye gusarura kurimbuka. Ubwo ijwi ry'Imana rizatangaza gucungurwa k'ubwoko bwayo, hazaba ububyutse bukomeye kuri ba bandi batakaje byose mu ntambara y'ubuzima bwabo. Mu gihe imbabazi zari zikiriho, Satani yakomeje kubarindagiza, bakomeza gushishikazwa no gushaka imbabazi, gushishikazwa no kwitsindishiriza. Abakire biratanaga icyubahiro cy'ubutunzi bwabo, bagasuzugura abakene, kandi ubutunzi bwabo barabubonye bunyuze mu nzira yo kugomera amategeko y'Imana. Ntibagaburiye abashonji, ntibambitse imyambaro abambaye ubusa, ntibakurikije ukuri ngo bakire urukundo n'imbabazi. Baharaniye kwishyira hejuru ngo bahabwe ikuzo n'abantu baremwe nkabo. None banyazwa ubutunzi bwabo bwose bwabaheshaga icyubahiro. Basigaye batakigira kirengera. Bararebana agahinda kenshi kurimbuka kw'ibigirwamana byabo bari barasimbuje umuremyi wabo. Bagurishije ubugingo bwabo kugira ngo babone ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byabo. Ntibigeze batekereza ibyo kuba abatunzi mu by'Imana. Ingaruka yabaye kubura ubugingo bwabo. Ubutunzi bwabo burabura, ibinezeza by'isi birahinduka, umwuka umunezero wabo uhinduka umubabaro, maze ibyo bungutse mu buzima bwabo byose biyoyoka mu mwanya muto. Abakire bitegereje kurimbuka kw'amazu yabo y'ibitabashwa, zahabu n'ifeza byabo bitumurwa n'umuyaga, ariko imiborogo yabo ihoshwa n'ubwoba bw'uko nabo ubwabo bagiye kurimburanwa n'ibishushanyo byabo basenga. Abanyabyaha bagira agahinda gakomeye babitewe n'uko bacumuye ku Mana no kuri bagenzi babo. Ahubwo bababajwe n'uko Imana ariyo yanesheje, baganyishwa n'izo ngaruka zimeze zityo. Ariko ntibihana ububi bwabo. Iyo baza kugira ubushobozi, bari gukoresha uburyo bwose ngo bigarurire isi. Ariko abo ku isi bitegereza ya nteko y'abantu bari barahinduye ibishungero, basuzuguye, bashakaga gutsemba mu mwanya muto. Barokotse ibyorezo, imiraba n'imitingito y'isi. Wa wundi ubera abica amategeko ye umuriro ukongora, abera ubwoko bwe ubwugamo bw'ubuhungiro. Hasi baratubwiye ngo umugabura ugurisha ukuri kugira ngo ashimwe n'abantu. Ubu none hasobanukiwe n'imiterere hamwe n'ingaruka z'inyigisho ze. Hari abantu banga kuvugisha ukuri kugira ngo bashimishe abantu, ariko muri iki gihe ni ukuvuga ngo Babuloni izaba iri kurimbuka, abantu bazabona neza yuko bigishaga inyigisho z'ibinyoma, noneho nabo ubwabo kandi bakaba bagiye kubizira. Amenya neza ko ijisho ryuzi byose ryamukurikiranaga ari ku ruhimbi, ari mu nzira agenda, no mu gihe yabaga ari hamwe n'abantu mu bihe bitandukanye byo mu buzima bwe. Icyo umutima utekereje cyose, umurongo wose w'amagambo yandika, ijambo ryose avuze, umurimo wose watuma abantu bashakira umutekano mu binyoma, byose binyanyagizwa ahantu hose nk'imbuto. None izo mpabe abo bantu bamuzengurutse bagiye kurimbuka yirebera uwo musaruro. Uwiteka aravuga ati, uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, kandi ari nta mahoro ariho, kuko ibinyoma byanyu ari byo mwateje umutima w'umukiranutsi agahinda, mugakomeza amaboko y'inkozi y'ibibi kugira ngo idahindukira ikava mu nzira yayo mbi ikabaho. Hano baratwereka uburyo abantu, abungeri cyangwa se abashumba bagiye bigisha, ariko ntibigisha abantu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kuvuga. Ku bw'ibyo abantu bakaza bafite agahinda bareba imbaga y'abantu bagiye kurimbuka ari bo izize, bitewe n'uko batavugishije ukuri. Ubwo ndavuga abo bantu bari muri Babuloni kandi batigeze bahabwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntibakwiteho, ahubwo bagakomeza kwita ku bihimbano by'abantu ko bazahura n'ingorane. Hakurya baratubwiye ngo
nibwo ngeze ku ipaje ya 458. Abantu bamaze kumenya neza yuko bayobye basubiranamo, bamwe barega abandi ko babayoboye mu nzira yo kurimbuka, ariko cyane cyane bose babigereka ku bungeri babo. Bigaragara neza rero yuko inshuti z'Imana abungeri cyangwa se abayobozi b'amatorero bayo matorero atavugisha ukuri, igihe kizagera hanyuma abo bayobeje bibe ngombwa ko batari bwumvikane. Abungeri gito bagiye babwiriza abantu ibyo kubanezeza gusa, batumye ababumva bahinyura amategeko y'Imana kandi barenganya n'abashaka kuyakomeza. Mu kwiheba kwabo bigisha baturira imbere ya rubanda ko babayobeje, nuko abantu bazabiranywa n'uburakari buragurumana, batera hejuru n'ijwi rirenga bati, turarimbutse kandi nimwe tuzize. Maze bahindukirira bigisha b'ibinyoma, abo bajyaga barata cyane, noneho babahundagazaho imivumo iteye ubwoba. Amaboko yakoreshwaga yo kubashima ni nayo bazayazamura kubarimbura. Inkota zakoreshejwe kurimbura abizera Imana nizo zizakoreshwa kurimbura abanzi babo. Abantu hose hazaba ari imirwano no kuvusha amaraso. Ubu rero nshuti y'Imana, nawe tekereza niba ibintu uri kwigisha cyangwa se n'ibintu uri kwigishwa, mu minsi iri imbere uzaba wafashe mugenzi wawe mu ijosi umubwira uti rero ndimbutse ari wowe nzize, hanyuma mutangire guteragurana inkota hejuru y'uko abantu bagiye muri Babuloni, ariko bakabwirwa ngo nibasohoke muri Babuloni cyangwa se muri izo nyigisho z'ibinyoma, hanyuma bagendere mu nyigisho z'ukuri, cyangwa se abantu nibisunge Bibiliya ariyo jambo ry'Imana ariyo muyobozi mukuru, batandukane n'ibyo bihimbano, abantu bakarushaho kubyanga. Bigaragara neza rero yuko abantu bazafatana bakarwana, bagateragurana ibyuma, bakicana, hanyuma isi kuzura amaraso, kubera ko abantu banze kumvira icyo ijambo ry'Imana rivuga. Urusaku ruzagera ku mpera y'isi, kuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, azaburanya umuntu wese, nabo abanyabyaha azabagabiza inkota. Mu myaka 600 hakomeje kuba intambara ikomeye. Umwana w'Imana n'intumwa ze mu ijuru bari ku rugamba bahanganyemo n'imbaraga z'umwijima, kugira ngo bamurikire kandi bakize abana b'abantu. Ubu abantu bose bamaze kwihitiramo, ababi bifatanyije na Satani mu mugambi wo kurwanya Imana. Igihe kirageze kugira ngo Imana igaragaze ububasha bw'amategeko yayo yaribatiwe hasi. Ntabwo iyo ntambara iri hagati y'Imana na Satani gusa, ahubwo iri no hagati y'abantu. Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, nabo abanyabyaha azabagabiza inkota. Rero nshuti y'Imana, ndumva dusoreje ahangaha, ariko baratwereka neza yuko Uwiteka afitanye urubanza n'amahanga, afitanye urubanza n'abantu. Iyi ntambara ntabwo iri hagati ya Kristo na Satani gusa, ahubwo iri no mu rugamba ihanganishije hagati y'abantu n'abandi. Abantu bagaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana kuvuga, abandi nabo bakagaragaza ibinyoma, hanyuma bamwe bakajya basomera abandi babereka neza yuko ibyo barimo bavuga bidafite agaciro, ariko igihe kimwe bizagaragara ko bifite agaciro. Ndakwifuriza rero muvandimwe wanjye, kugira ngo ube wabasha guhindura icyerekezo mu gihe wumvishe aya magambo. Imana ibaha umugisha. Dushoreje ahangaha. Mavandimwe nkunda, tuvuze ku butumwa bwa marayika wa mbere ndetse no ku butumwa bwa marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu tuzabureba ubutaha. Mbararikiye kugira ngo tuzongere kubana muri ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu, nabwo tuzabureba twifashishije intambara ikomeye, icyo badusobanurira. Abantu bizera ibi bitabo nk'uko twabivuze, ni ibitabo 5, ni intambara ikomeye, ni uwifuzwa ibihe byose, ni abakurambere n'abahanuzi, ni abahanuzi n'abami, n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibi bitabo iyo bifite bibasha kugusobanura neza buri buhanuzi bwose burimo hano, ndetse no mu butumwa bwiza bikagusobanura n'amateka yabaye. Rero ibindi bitabo biza hanyuma yabyo, ntekereza ko haba harimo inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Iyo ukurikiranye neza ibitabo biguha ukuri. Rero ubutaha tuzagaruka ku cyigisho cy'ubutumwa bwa marayika wa gatatu,
noneho nawe tuzarebe uko inyandiko zibisobanura. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane mwene data, Imana iguhe umugisha, ndetse n'abadukurikiye n'ukuri mwese tubifurije umugisha ndetse n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo. Rero reka tukurarikire kugira ngo mu by'ukuri ukurikirane buno butumwa. Ni ubutumwa bukomeye, ni ubutumwa bugomba gutandukanya urukungu ndetse n'amasaka. Ni ubutumwa bukomeye buri muntu wese ushaka Imana kandi wacunguwe na Yesu Kristo akaba yemera umwami wacu ko amaraso yamenekeye Karuvari yamwejeje, akeneye kugira ngo yakire buno butumwa kandi mu by'ukuri bushobore kugira aho bumukura n'aho bumugeza, kuko Kristo agiye kuza maze buri wese azaba yiteguye kumusanganira. Rero Imana iguha umugisha, ndetse namwe mudukunda kandi mudukurikira, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka rero nk'uko twatangiye iki cyigisho dusenga, aba ari nako tugisoza dusenga, kugira ngo dusabire umugisha n'abazadukurikirana cyangwa se abazacyumva bose, kugira ngo umwuka w'Imana ajye abahishurira ibirenze ibyo tubabwiye. Reka rero dufatanyirize hamwe gusenga. Turagushimye Uwiteka Muremyi wacu, tugushimiye cyane kubw'ijambo ryawe unyujije mu mugaragu wawe, kugira ngo rishobore kugera mu matwi y'abaryumva bose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho tukwingingiye kugira ngo imbaraga yawe iherekeze iri jambo, kandi izakore ku mitima y'abagukunda bose, abayobejwe batabizi ndetse n'abakomeza kwigisha inyigisho z'ibinyoma ariko batabizi kandi batabisobanukiwe, kugira ngo ubahe guhumuka amaso, nuko nabo bamenye ibyerekeranye n'ubu butumwa bukomeye woherereje isi, kugira ngo twese nidushobora gukira tuzashime izina ryawe. Ngaho buri wese uzadukurikira, Mwuka Wera aba ari uzamuyobora muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.